uyu munsi reka turebe ikintu cyitwa unit root test. Unit root test cyangwa se bamwe bakacyita stochastic trend test cyangwa se tukacyita nanone random work test. Cyo bavuga cyose umuntu agomba kumenya ko ari barimo kuvuga unit root test cyangwa se stationarity test. Mbere yuko umuntu agira ikintu akora kuri variable, stage ya mbere cyangwa icyambere agomba gukora agomba gutestinga unit root test. Aba kureba ko variable iri linear cyangwa se yasanga ifite unit root, ubwo ntabwo bimeze neza akayilineariza, cyo twita linearization. Gukoresha variable zifite unit root ntabwo ari byiza kuko bituma ugira model iri spurious cyangwa se model idafite sense, cyangwa se ugaza gutanga statement itari ukuri. Ikiza rero nuko umuntu akoresha variable zamaze kuba stationary, ubwo ni ziba zidafite unit root. Mu gukora unit root test hari methode nyinshi, ariko hari methode zamaze kugaragara ko arizo z'ingenzi cyangwa se ziri appropriate nka augmented decafura test. Ariko iyi methode ntabwo ikora yonyine, iba confirmed cyangwa se approved by Phillips Peron. Izi methode ebyiri nizo twabonye z'ingenzi cyane, methode ziri very important, augmented decafura and Phillips Peron. Izi nizo zagaragaye ko ziri very appropriate kubera ko iyi augmented decafura igabanya ipenaliza serial correlation kandi iri ni appropriate ku marage sample nini cyane, ziri very large. Niyo ingenzi, izindi ntabwo zisobanutse. Rero reka twerekane process, ariko no kubera iki dukora unit root test. Tuba tugira ngo variables tuzikoresha icyo twita linearization, kubera ko muri statistical principle ya iyi methode dukoresha yitwa OLS, ordinary least squares. Iyi methode igira assumptions cyangwa se principle zidusaba ko variables zigomba kuba linear parameters, kandi ko hatagomba kuba harimo icyo twita multicollinearity, hatagomba kuba harimo heterosedacity, ibyo tuzabireba nyuma, hatagomba kuba harimo autocorrelation, serial correlation, ibyo tuzabireba nyuma. Ni impamvu kuko tuzi ko tuzakoresha technique tugomba ku checkinga ko data zimeze neza. Process ni iyi process tugiye kora. Dufite variables eshatu, dufite agriculture output, industry output, dufite urbanization cyangwa se urban migration. Turi kureba the role of agriculture output to the industrial sector, tukanareba contribution of urbanization to industrial development. Tuvuga ngo independent variable ni ebyiri, agriculture and urbanization, naho industry ni dependent variable. Turimo kureba how these two variables can influence or are influencing industrial output in Rwanda. Process yo dukora unit test duyikora kuri variable buri variable, ntabwo ari group statistic, ahubwo ni series. Buri series, iyo tuvuze ngo series ni nka variable, iyi ni series. Turahera, reka duhere kuri industry. Turebe unit root kuri industry, kuri variable yitwa industry. Dukora kuri quick, dukora kuri series statistic uko twabivuze, tukajya kuri unit root test, twandikamo iryo jambo neza uko ryanditse. Tubinyuranyije ntabwo bikunda, software iraturega bihindutse ikosa industry, tukakora kuri OK. Haraza methode nyinshi, ariko reka duhere kuri augmented decafura, tuza confirminga na Phillips Peron. Augmented decafura turara kuri levels, tujye turebe ko ishaka code stationary ni yanga, turayikorera first difference, turajya tureba kuri intercept kuri train na no one.